Aro. Neza kudasohoka. Nyine naje ndi hanze. Siko wambwiye se ngo magarara hano hari ngo ari tayi z'umuhondo. Oya inkweto zirimo kundya. Wanyicishije izuba ndi hanze. Mu muhanda se. Ntacyo kambe nicaye hanze. Barango ndimo kubona imodoka byirukanka. Ngwino nyine. Yaga nayizanye. Usubundi uri kanzenera ibuye hejuru y'ibati wumve ko naje. Kanera ibuye hejuru y'ibati. Kwibati. Kanzenye imene naribi. Ko numvisha imbwa. Umva. Wagiye he? Ku isoko ze ibyo twavuganye. Nasa nagura mu rugo. Oya. Ako didi nibyo twavuganye. Wese wagiye kugura imboga. Uranze kuri mu nzu ngiye guteraho hejuru y'ibati. Ibikweto birimo ku bundi warusiga. Reka mbe nsize rumwe. Sibyo? Nsize rumwe ari rwandyaga cyane. Po. Sese ko ngiye gukira nzagura izindi. Sawa nyine. Kambe ngutegerereje hano. Kumfata. Ngwino mfatira ninaniriwe. Kambe ndyamye hano muri se mu mugisi numva ngo buri muntu areba ibye. Ngwino naryamye munsi ya wa mwembe uri hano. Ni umwembera. Sawa. Umva Olivier. Wihangane iby'inkweto ngo ziri kukurya humura ndaje ngo fate. Maze gukinga. Mutaye urukweto rumwe. Ako nawe uri umusazi. Oya humura ndaje ngo ufate humura. Uri hagana he hubwo? Ndaje ngo ufate humura sha. Tamwana humura. Naje ngo ufate humura. Ndaje ndenda kuhagira ndaje ngo ufate. Olivier we uri mu biki? We umuce warwana. Uri mu biki? Mucenga zibanga. Kuri kwiruka. Siri gutinya imodoka. Yari kwishe. Nuri gisazi mwana. Jiriruka. Hasha murabo mu cyaro koko. Tugatinya imodoka bene kakagera. Nazabonye ariko mana yanjye. Dokije ngiye ko nakije kindi abagurikira ibyiso. Ni iki gitondo uragara uryamyemo. Nari njyamya nyine ngiye araruguru mvuga ngo wenda ndakubona. Yewe data wihanga ngwino. Uratugenda. Ntundi ushaka kuryama. Reka tugende. Ni hariya hirya. Natugende yewe data Olivier we. Amahoro ari. Amahoro. Digenda kufite ubwuzu umugati yome n'icyayi. Nibyo ushaka se? Umugati n'icyayi. Igikoma kirahari cyahagaze. Nagaraho. Uyu mwana ara. Ngwino hano. Ngwino. Kunyurira. Akanya uri gutinya moto tuvuge ko wanyina moto zahabaga. Moto za hano zo zifite ijisho rinini zirimo kureba. Yego komana yanjye. Ubwo rero mu rugo tugiye kureba ukuntu twahagera. Kureba ukuntu twahagera. Tugende ngwino mwereka ariko andi bazakwikira i Kigali wowe nakubonye. Tugende. Nambwa ihari. Ngira hari. Zirigi birigi. Tugende.
mwana hanga niho nibera ngiyewe rero none se reka wagiye uzingire kwiba nta kiga ntabwo iyo mwibye umukecuru atakurogesha kunuka indagara indagara ukajya no kugiragara ku buryo wabona n'ipantaro umukire ko baba byanditse bafite byinshi ugasiga nige cyari hakurya ibyishyemo n'ibipanga umuhanda nguki buryo wasanga nk'umukire yanditse ipantaro ntutwaremo bagwaye nyokose reka ase ubundi ubwo waje kuri cyo tuzajya ukorana iki mfite igikapu apoze kiri he ntumbwire ko utaye igikapu fasha utaye igikapu igikapu cyanjye sinaguhamagaraga nyifite nazo ugitaye gusubira haruguru byihorera ngo ndaguteretera gushakira ukuntu ubwo rero ubona imyenda ukumva kuko nkomeje kugira imyaka harimo imyenda nk'ingahe zo harimo imyenda nk'ingahe harimo amashati abiri iyo modoka yihorera icemo none se ubwo ngubwo babigenza gute reba do sureba imodoka uri kumva uri kuyitinya rero uri kugira iki mwana waje umuntu tumanuke rero tumanuka nese ibyo bintu utize indiga zana hano cyo kucyamba maze nazanye ga ebyiri nitugera rero tumindi ipantaro ntabwo bitugende wowe nawe uridage igikapu gitaye ute ko nzi ubwo nari nyitanu nicaye igihe nakiragamiye mwana urabona tuzabana twashoboye dore umwembe sha ntabwo kinyara ese ntabwo kinyara ku buriri epo narabiretse reka ahantu shari bankubise isusa ndabyihorera nibwo sha dore imyembe intebe se ushaka kuhenyuka niba wiyana warasaze ushaka kunuka indagara aka kanya kunuka iki indagara kunuka indagara si uri umwembe wa hano urashaka se ko bagukona amabya karengezemo bahita bayakona ubyihorere ibyihorere ndetse akubundi igihe twagende ntabwo turagera mu ngwino tugende hano hasi cyangwa nsanga nawe uri kumbeshya umurari ese wagiye kurwagireka kugenda urahangara ubundi ntabwo nongera niwongera kuzana ibintu byo kuba uratinya abamotari urusazira urabona ubuze nitugeranye mu bwoko bazakuzunguka ese gusa kubera nzuje uriya mugabo hari ikintu urasubira murazi uriya mugabo se urabona adasa na Maritini mwiriwe iwacu ni hano genda winjire mu bakire nese sinzi mu bakire ni hano genda winjire ninjire imbwazi ako nibagiye kukubaza nta mbwa mufite imbwa si yabura imbwa irahari mu gipangu bamo habamo imbwa ewe bayi amaga yanjye ngwino tugende imbwa irahari nese imbwa irahari nese njye sindi imbwa uri umuntu ukubeshye ngo ukaba kuba nawe ufite ubwo sindi imbwa ushobora kubwimana nta hantu kuri kwimana nta hantu mfite ho kuba nirarira n'umukorege kwikarika urazi ko mfite wamba basi nawe hanyega mbe nduhuka mbe ndyamye nagira ngo tuzaze tuzajye tuba duhanganye tube turi kumwe nabonaga buno buzima kuba mu njyenyine byari cyanje nese wumvaga kanka yaba ari iwanjye ko nihingiraga dide ko niyoreraga ihene nkaziturira abantu hangane nyine nakundi shaho ngwino nyine tuyiturara nara umukorege ku gasima nkikarito mu burodi karyama ku mukwegeze kwikarito nese waruzi ko mfite ahantu mba dide wafite ahantu ho kuzi ntabwo ubanje kuyobera ku gipangu cyiza kijya kumera ndakuze ngo uzajya uza twibanire mu buzima Frango uve mu cyaro wanyu no waza ahantu uri kugahaga washo naho gahaga ko hari ngo mu baki hanga ushobora kuza ukabavuga ngo rwose mwaramutse babwira ngo mwaramutse gusa bakaguha amafaranga imbaga muntu wifite aramutse hano mwe ngo bangaburira reka tugende vuba